Alright, iyi ni Ishene TV nk'ibisanzwe. Iyi ngiyi ni ya ndirimbo mwadusabye muri benshi, Justin Bieber ari kutubwira Ghost. Ngo urubyiruko rutekereza ko hazahoraho. Iyo ndi jyenyine nkumbura uburyo wankoragaho. Yego ndabizi ko wambutse ikiraro ngenda adashobora no kugukurikira, ariko kubera urukundo wansigiye aricyo kintu cyonyine mfite. Yego ndashaka kumenya niba nashobora kukwegera, nzaturana n'umuzimu wawe kuko ngukumbuye kurusha ubuzima. Kandi niba udashobora kunyegera, urwibutso rwawe ruzanshimisha kuko ngukumbuye kurusha ubuzima. Yego ngukumbuye kurusha ubuzima. Urubyiruko rutekereza ko hazahoraho. Nkeneye ikindi gihe, ariko igihe nta muntu wakiguriza. Yego ibintu byose nabisiga nkagukurikira bibaye bishoboka, ariko kubera ko urukundo wansigiye aricyo kintu cyonyine mfite. Yego ndashaka kumenya niba nashobora kukwegera. Yego nzatura n'umuzimu wawe kuko ngukumbuye kurusha ubuzima. Yego kandi niba udashobora kunyegera, urwibutso rwawe ruzanshimisha kuko ngukumbuye kurusha ubuzima. Yego ngukumbuye kurusha ubuzima. Alright, iyi ni Ishene TV nk'ibisanzwe, aho ngendeye niyo nkuru Moyize, ngukumbuye kurusha ubuzima. Niba ntashobora kukwegera, nzaturana n'umuzimu wawe kuko ngukumbuye kurusha ubuzima. Kandi niba udanashobora kukwegera, urwibutso rwawe ruzanshimisha. Yego ngukumbuye kurusha ubuzima, ngukumbuye kurusha ubuzima.